hari umufana wagize ikibazo cy'umutima wahagaze half time. Noneho umufana umutima uhagaze, abafana bandi nyine bayigerayo baravuga bati ni mutabara. Hari umudamu w'umufana wari waje kwirebera match bisanzwe yambaye umwenda wa Aston Villa, aza yirukanka ava mu rundi ruhande ahantu yari yicaye, amaze kumenya icyabaye aza yirukanka aratabara, atabara uwo mugabo wari wafashwe n'umutima. Baramureanima, umugabo ajyanwa muri ambulance, arongera ubuzima bwe bugenda neza. Abafana ba Aston Villa bahita batangira kwandika bavuga bati uyu mufana w'umudamu akwire guhabwa itike y'ubuzima bwe bwose, season ticket, life season ticket. Ata akwire guhabwa itike yo kureba match zose za Aston Villa sezo zose kuzarinda yitabye Imana, kubera uburyo yatabaye mugenzi wabo ntiyitaye Imana. Uwo mumama rero bakomeje kumushakisha, bakurura amafoto n'amavideo kugira ngo bamenye uwo ari we. Uwo mumama byaje kumenyekana ko yitwa Elliot. Uyu mumama yitwa Elliot, akaba asanzwe ari umukozi Heidi Elliot, yitwa Heidi Elliot. Akaba ari umukozi ukora muri service ya ambulance mu gace ka Midlands, hariya muri Midland, Midland. Akaba rero akora, uyu mama bita Heidi Elliot akaba agiye kuzahabwa tike kureba match za Aston Villa zose, season ticket ubuzima bwe bwose. Munyarwanda se ntiyabivuze ngo gira neza wigendeye neza uzayisanga imbere, urumva babikoze mu baro gutabara bisanzwe. Abandi baravuga ati ibikorwa nta handi hantu biri. Nabo bandi si ikeneye, se ugira ngo ikeneye abantu bayitesha umutwe. Naze numva umuhanzi Prosper Nkomezi kuri Magic FM mu gitondo ahanguze ikintu kimbabaza ngo ni ukubona uburyo isi abantu baba bagome cyangwa bagira umutima mubi, kandi tuyimaraho igihe gito tuzayivaho. Ibaze gukora ibintu ukazasiga urwibutso rubi ruzaruta imyaka wowe wabayeho. Umva ukuntu bibabaje, ikintu kibi cyane. Ati kandi wagakoze neza, nabwo urwibutso rwiza usize rukazabaho imyaka myinshi kuruta imyaka wowe uzaba utakiriho. Donc rukagirira akamaro n'abawe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Kandi hari abantu babayeho kubera ineza z'ababyeyi babo cyangwa basekuru, ugasanga abantu baravuga ngo ngo uyu n'umuzukuru akana kayengo twarabanye yari imfura, uyu mwana mumushakira akazi, ati uyu mwana mumufasha, uyu mwana mumuhicumba, uyu mwana mumukorera ibintu, umwana wa kanaka. Hakaba n'ababona umwana wa kanaka kandi nta n'icyaha yakoze, bati wose n'ibintu yakoze atereka reka ati nave mu bantu. Ego si byiza guhora umuntu ibyabyeyi be bakoze, ariko nyine amateka aragukurikirana.